Yo, my brother, my sisters, nk'ibisanzwe rero, it's your boy Abuba Mzazi kama kawaida. Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza imigisha yayo, abari i Musanze, abari hirya ya Musanze, abari Rubavu, Imana ikomeze ibarinde kandi ibahundagazeho ibyiza byayo. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umubrother wanjye Ewane, tugiye kuzajya tubana cyane hano mu kiganiro, agiye kuzajya bagezaho ibintu byinshi. Ni umugenius nkuko nawe babwiye hano kuri MSA Plus, ntago tuzana abantu bakenyeje bari aho ngaho. Umuvandimwe rero reka dutangire abibwira. My brother, yeah, tuguhaye ikaze muri MSA Plus, my bro. Thanks kabisa. Yeah. Twatangira mbibwira amazina bisanzwe ni Igiraneza Didier. Yego. Yes. Ariko amazina nkoresha muri showbiz ni Kevin Pro. Kevin Pro. Yes. Uri no producer? Yeah. Producing just entertainer. Yeah. Okay. Yeah. Ne byose ni bihe ni game imwe. Yeah. Showbiz entertainment, yeah. Show business. Ako mukanya wambwira ko wigeze kumbwira ko wigaga muri KFTV. Kigali Film and Television School. Okay, wigiragamo wowe wari mu entertainer cyane, wafataga trip ukajya kuri na kamera byose. Umva nje ni habamo ibice byinshi bigisha. Umva nje nigagamo iyo bita filmmaking. Filmmaking. Okay. Hari igisata cya filmmaking hakaba na photography. Urumva nje nigaga muri filmmaking. Na hano muri Iris Lens Center, Iris Lens Academy hano Musanze. Iryo shuri rirahari ryigisha ibintu bijyanye na filmmaking. Abana bari hano hanze bashaka cyangwa se ababyeyi bafite abana babo, umwuga buriya bari ikintu cya danger bro. Umwuga surtout ko kino gihe isi isigaye kuri internet. Yes, isi ikeneye iterambere cyane muri iyi minsi, niyo mpamvu Iris Academy yabikemuye. Yeah. Tunashishikariza abantu bashaka kwiga filmmaking baza bafite impano yo gukina filime cyane. Iris Academy irahari ku bwanyu. Yeah. Ubwo ntacyo tudakoze, wabaha nimero batubarizaho. Nimero bajye kuri social media zabo, social media zirahari barebe. Umwuga ntago ubundi umuntu uretse kubabwira ko Musanze iryo shuri rihari no kubabwira ko riri gukora kandi riri gukora ibintu byiza. So abana rero bafite impano banyarukira muri Iris Lens Academy, bakorera haruguru ya ADPN. Etage ikurikira ya ADPN, etage ifatanye n'umusigiti wa Ezira. So kadugende rero ikiganiro ni cya kindi, ni MSA Plus. Twibanda ku nkuru za hano Musanze, ariko ubu ngubu tujye kuzajya tubavangira tubazanire ni za hande. Yes, no mu karere muri rusange, showbiz muri rusange. Yeah, showbiz muri rusange. So gusa ngiye kubera ko ndi Musanze kandi nkaba ndi muri showbiz yaho, nifuzaga ko ikiganiro cyaba ari inkuru z'i Musanze, ariko ikigaragara cyo turaza kubirebera hamwe n'impamvu yabyo. So rero nagira ngo dutangire ikiganiro muri rusange. Nongeye kubabwira ati nimba waba ukeneye gusupportinga iyi MSA Plus, iki kiganiro ni ikiganiro kizajya kikugezaho ibintu bitandukanye. Wo nta kindi usabwa no gukora subscribe aho ngaho, na like byakuryohera ukabisharinga abagenzi bawe, it's okay. Ariko if not, tanga comment turebe n'iki twakongeramo cyangwa se twakosora. Yeah, cyahuriza. Okay, urakoze cyane Muzazi. Mbere ko dutangira, hano dufite ikinyobwa, wawe ufite ko tumwamamariza nawe. Yaje akajya kaba gateretse hanga tunakibazo. Yatuvugisha ko ntawe aya n'amazi ndeko. Bo twakwinjira nta kibazo. Yeah. Udufitiye icyo uyu munsi. Ubushize ubweruka kuganira n'umuhanzi wacu Fizo Mason, hari mwagiranye ikiganiro kiza by the way. Kimeze neza kabisa ewana. Fizo azi kuganira sana. Ndacyaappreciate kabisa. Azi kuganira
kandi is the guy ni umutipe uri hambo byatari uri kumureba kuriya biragaragara kabisa ewana tunashima Imana mu minsi yashize nabonye kuri WhatsApp status ya postinze ko ewana yamukijije ka kaboko igisima cyamuvuye kabisa ari mu mashimwe ubungubu tunamusohoza cyane akaboko sinzi nimba ari kukajegeza oya ariko icyo ashima Imana nuko igisima cyavuyeho n'ibindi bizagenda biza nta kibazo hanyuma se Abuba Muzazi dukomeza kuganira mu kiganiro cyacu tugiye kuganira muri showbiz naha yego tuganiye ese niki cyateza umuziki wacu imbere harabura iki hakenewe iki muri rusange ni ukuvuga ngo still n'ubundi ibyo ngibyo nibyo twari tumaze iminsi turi kuganira na bamwe ngira ngo twaganiye na Fizo tuganira na DJ Young tuganira na Meilo tuganira na The Tank so nta kindi kwari kugira ngo turebe niki kibura ariko ikibazo n'ubundi twaje gusanga ba nyiri bikorwa nibo babidindiza ntago ikibazo ari ukuvuga ngo nta bandi bantu batunga gatoki ko umuturage nimba hari ikiba gisigaye aba ari ukumuhereza ibikorwa so mu gihe ibikorwa ari ntabyo rero ni icyo kibazo gihari abakora bakora gakeya mbese muri rusange ariko nanone ahandi hantu mbona ikibazo abahanzi binaha ikibazo cya mikoro umuhanzi arakora indirimbo imwe imuvunnye nagerageza kuyipushinga abone amafaranga yashoyemo ntagarutse ahita acika intege gutyo ntabwo n'ubundi umuziki ukeneye amafaranga so rero nimba ayo mikoro akomeje kuba ikibazo hari abandi bana bakora imiziki ba Dayimeka barahari bakora imiziki ahubwo twebwe level bashaka gutangiriraho niye nujya gushora miliyoni mu ndirimbo uzi ko iyo miliyoni itazagaruka iyo business uburimo ni nk'umwana ejo ndi nabonye w'umwandaground cyane nabonye ngo yashatse kwa approachinga Element ngamukorera indirimbo amuca 500,000 yamuciye make ndavuga rumva ayo niyo make yiwe nyine kuwukorera umuziki uraho nyine agahita guhereza buriya bari bafite n'uburyo baziranye Element ubu ngubu yigeze ku $3,000 urumva ko nyine ntako atari yamugize ariko rero ndatekereza ndavuga ati se gukora indirimbo nziza idafite promotion ibyo byaba bimaze iki indirimbo nziza idafite promotion muri kino gihe promotion ni ikintu promotion umuziki nta promotion nta muziki ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kujya gushora ya miliyoni muri ya ndirimbo uri kuvuga ati iyi ndirimbo nirangira nzayinyuza aha nyinyuze hano nyijyane hariya ibyo byose rero uba ugomba kwicara ubyiteguye abapromota mw'iyi minsi bafite akazi gakomeye abapromota nta nubwo bikiri ikibazo kubera ko social media zirahari wapromotingaho igihangano cyawe wakwifashisha aba TikToker wakwifashisha abantu bafite igize remereye wakwifashisha inshuti zawe hanyuma ikibazo cyo kuba umuhanzi agenda agakora indirimbo akishyura audio akishyura video urumva amafaranga menshi pe none yagera ku mupromota akavuga ati nkwikira ku buntu for free yewe wenda sinzi ukuntu mbyumva igitekerezo ngira kuri nuza kuri ku kijyanye na production yego production dukeneye ni production nziza ariko nanone dusubije amaso inyuma tukareba ese ikibuga cyacu ubundi kidusaba production imeze ute urumva kidusaba production imeze ute ese kidusaba ya production ihenze iratuvuna kiri kudusaba iki ikibuga cyahangaha i Musanze urabona Kigali 2009 kugeza iyo production yari ihari ntago yari iri ku rwego rwo hejuru rero twebwe abahanzi nibajya gufatira production bagafatira kuri production y'i Kigali ahangaha i Musanze
bizagora. hari abatipe bafite amakamera, hari abatipe bafite amasitidiyo, urumva ndabyumva ashobora kugukorera igihangano. Ntabwo ari mato yo none se ushaka kugira ngo wemeze abantu, ushaka kujya aho Bruce Melody akorera, ushaka kwipima na Bruce Melody kuri nuza kuri production akoresha, ntabwo ngo abere ukoresha ibyo, ntabwo bikunda. Niho handi ubona miliyoni ukavuga ati nanjye reka ngenda aho Bruce Melody ari gukorera, ukirengagiza ko hano i Musanze hari abatipe bagukorera audio y'ibihumbi 100 kandi ikaza iri nziza, iri no ku rwego rw'ahangaha i Musanze. Reka dufatire, reka turebere muri kano muri nuza ya Musanze, muri kano karere, urumva bigatuma ya ndirimbo imwe ngo ugiye kuzana ukayitangaho amafaranga wari gukorera album, wari koresha album ahangaha, hano ahubwo ugakora isoko ry'ahangaha, wamara kutangira kuri byaza umusaruro ya yandi ukuyemo, none ukavuga ati kanatake noneho ntangire kwinjira no mu mastudio manini. Ariko hano umuhanzi aza n'izi studio zanga hatari yazikoreramo, ugasanga nyine nawe ubwo ari kuzifeka, kandi nawe standard ariho atari yo kuvuga nyine ngo agiye hakurya. Yes. Hanyuma dukomeje ikiganiro cyacu, ubona management y'inaha i Musanze imeze ite? Nta management ihari. Kurumva abahanzi benshi n'abi Kigali Edaboro n'abo mu karere arakora ariko yagera hejuru yakina kwishongora, yasezera management tweta tumubura. No kuvuga ngo management ni kiye. Yes. Ku muhanzi wese ushaka gutera imbere, urumva. Yes. Ko abahanzi bo mu ntara nibo bashaka kwikorana utuntu twabo, ariko management buriya ni ikindi kintu, my brother. Management itekereza ibyo udatekereza, ikunganira mu muziki wawe, ikugerera aho utabasha kugera, urumva. Nose ngubu nkubwiye managing, no kuvuga ngo uhita ureba aho inyungu igomba kuva. Hari abatekereza ko manager ari uraza akajya kumukoreshereza audio, akajya kumukoreshereza video, abo nibo ba manager ubundi abahanzi benshi batekereza. Ariko manager no kumanaginga bya bindi ukora nicyo byinjiza, urumva. Hanyuma se ubona uyu mujyi wacu tudakeneye management? Fizo Masoni afite management ari kubarizwamo, Meiro abanga iyo management ntayo, gutera imbere kwabo bizabagora cyane rwose. Nibyo nahoraga ndi kwibaza ubwo wakoraga ikiganiro na Fizo ukigisohora, nahise nkireba ndavuga ati uyu muziki w'inaha urabura ibintu byinshi cyane kabisa, ukeneye ibitaramo, sibyo? Kandi none n'abahanzi ubwabo bina bakeneye gukoresha imbuga ku buryo utabyumva cyane. Sinzi niba ari kare mu gitondo nagiye kuri Instagram, ngerageza gusacinga Instagram ya Meiro ndayibura, niba yifite. Ariko iyo nabonye ishobora kuba atariyo pe, kuko ifite nk'abantu bamukurikira 300 gutya. 300 ni Meiro Hirwa Meiro. Urumva niyo nabonye, sinzi niba ari official yiwe, ariko ubwo azatubwira. Icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane, kubera kurumva ubutazi gukoresha imbuga, sinzi niba entertainment watera imbere muri ntago bishoboka, biragoye cyane. Urumva niba ugiye kurizinga indirimbo birasaba manzi uyipromoting kuri platform zawe. Sinzi niba ubona ukuntu Krisiza bigenza, we ubwe arabanza agapromoting indirimbo yeho mbere nk'ukwezi, akayitwikira pe. Bira uzi ngo niye tactique no kugira ngo abanza rebe barayakira bate, nidatwika ahita yireka cyane, kuko urumva we yamenyere gukora amahite cyane. Ariko urasanga nk'umuhanzi wacu naha ugiye kubona ubone kuri YouTube agutuyeho ashagukubita link ikintu utari wumva. Ariko hari abana hari umutipe bita M Zaid. Uriya murekewe yanyishe rwose. M Zaid uriya mukoboye afite uburyo akoramo ibintu bye mu bushobozi buke. Cya kindi nandi kukubwira, afite uburyo abanamo n'abaproducer,
agakora ibintu biri mu bushobozi buke twebwe abafana bakabibonera mu shusho bakabona ko ibyo bintu biri mu bushobozi nk'umwana baba bari kumwe aba atangiye gukora indirimbo igafata igihugu ni ukuvuga ngo nyine amahirwe aba ahari menshi cyane aba ahari menshi cyane ku buryo isaha n'isaha wabona atoboye nawe agahita ahagarara neza agahita ahagarara akaba nk'aba Kid n'abandi tuzi akanabarenga cyane Mzayidi ngewe ndakubwiza ukuri uko mubona yagira amahirwe nk'aya Kid yes ubu ngubu we tuba tukimwumva mu gihe Kid we tutari kumwumva Kid byamugendekeye bitera ariko se hari ikibazo ngiye nibaza kubera iki abahanzi arakora hit imwe duhite tumubura buriya muri strategy z'umuziki nabyo buriya kugira ngo uzabone umuntu umeze nka Chris Easy umuhitmaker biragoye gutya indirimbo ya mbere yikubise igahita hitinga kuri wa rwego kugira uzabone indi ndirimbo iraza ngo iyicare hejuru my brother urumva iya mbere uyikoze ikaba hit bita biguha umukoro ya kabiri uko izaba imeze cyane ariko buriya Chris Easy sinzi niba uriya tactique yiwe sindabona indirimbo ye ya flopping ntabwo indirimbo ze zijya ziflopinga kuko akenshi agerageza gukora indirimbo zibyinitse noneho akazikorera ama challenge buriya Junior agita azi kwinjirira cyane manager we azi kwinjira akamenya agaciro k'abapromota aba TikToker akagerageza kubaha amafaranga make y'abavandimwe urumva then bo bakamufasha kwamamaza igihangano biba bishoboka cyane ko na Kid aba ashobora kuba wenda ashobora kubikora kuriya ariko nyine still zambaraga zigakomeza zikabura za management nyine bya mindi twavugaga cyangwa ugasanga aranayikoze bikarangira nyine bikarangirira aho ngaho kumva ko ibintu byabaye ariko byarangiye yageze ndakubwiza ukuri umuhanzi wese udafite management biragoranye ko umuziki yawo ni ibintu byinshi natwe tuba dukora business ku ruhande urareba ukavuga ati mfite akantu ndi kubura wa muntu wo urebera ibintu byanjye kure ubimanaginga ureba ukavuga ati mfite business runaka ariko nkeneye manager nkeneye wa muntu uzajya uza tukicara tugachallengeingana akanakwigira amasoko cyane akamenya ko agomba guhabwa amafaranga avuye muri ibyo bintu buriya nta gisa nabyo nyine iyo ufite umuntu nk'uwo nguwo so rero abahanzi b'i Musanze nta nubwo ari n'ikibazo cyo kubura manager usibye ko nabo baraza aba hakiburamo akantu k'agaprofessionalisme rimwe na rimwe n'abaje nk'ubu hari abakobwa babiri hari abanyamuziki babiri uba usanga baba bafite abamanager ariko bikarangira n'ubundi batuye hasi bakajyana mu mago bikarangira nyine ugahita usanga twigarukiye nahase ubona Mzayidi ari iki ari kurusha abandi bahanzi binaho kurya indirimbo ze Mzayidi arapushinga uriya mutipe ikintu nabonye cyo asa n'uwasobanukiye imbuga nkoranyambaga kuko imbuga nkoranyambaga nizo zitwara ibintu byawe arazikoresha ushobora gusanga n'abandi bafite TikTok ari bakeya ahangaha ariko Fizo manza yifite Fizo na Bex sinzi ngiye kuba mentioninga bari kunyikoma ariko oya none ubundi ikibi ni ukumuvuga ibitari byo ariko kugira ngo uvure indwara nuko uyivuga tuko byagenda kose ukiri indwara nuko uyivuga none se nimba badakoresha imbuga ukabura ahangaha kugira ujye uvuga amakuru y'abahanzi uzajya uyakura hehe batayashyize ku mbuga zabo abahanzi b'iwacu rero katubaho umukoro nibakore natwe tubone icyo tuvuga siko n'umuhanzi agira anniversaire ntubimenya wabwirwa n'iki kibaza si umuntu ubundi ni umunyamuziki umeze gute urumva anniversaire kabisa ikaba cyangwa se agakora n'ikindi gikorwa cyiza aya ari amakuru nyine aba ari guhisha kandi yakagombye gusohora urumva ariko ugasanga
aho ngiye ku ruhande rwanjye mbona abahanzi b'iwacu nta partnership bagirana. Sinzi kubibona kuko urumva Fizo Masoni ubwo muheruka gukorana interview yaravunitse akaboko, wamubajije abahanzi baba baramugezeho ndibaza yaravuze ko ntawe. Yavuze ko ntawe kabisa. Fizo ni umuhanzi munini nawe. Ni umuhanzi munini cyane. Nyine mu bahanzi bina Fizo ni umuhanzi munini ko byagenda kose. Kandi uhora akora. Ni n'urugero rwiza ku bandi bahanzi. Ariko urumva nyine ntusi showbiz zabaho gute tutavuze ati tutabonye Fiza posting ati Bex wakoze kunsura, Meiro wakoze kunsura, kugira ngo n'ubutaha nawe yo wicyana uravuga ati kabisa mu minsi ishize Meiro yari yagiye gusura Fizo Masoni cyangwa se Fizo yari yagiye gusura Meiro agenda ameze gutya na gutya, ese baganiye iki, ese bari muhe mishinga. Erega ibyo byose biri guturuka kudakoresha izo mbuga zabo, bapostinga kuko n'amaradiyo iyo agiye kwandika inkuru areba ku mbuga. Abahanzi binahani bige gutanga amakuru. Ikindi hano i Musanze umuziki wawo yeguri hasi pe, ariko nyine tunakeneye ababloga. Ikintu cy'ababloga cyuracyumva gute? Ababloga kandi waje n'abandi open ndahari mujye kuri IG yanjye ni Kevin Pro 250 Kevin Pro _250. Murahita mumbonaho kabisa, hagiye hari amakuru atandukanye. N'abakeneye ko tubatwikira bakora umuziki w'inahani karibu. Dukora akazi kabisa. Urumva hakenewe ababloga, yego hakenewe management, n'abahanzi nabo bakeneye gukora bigaragaza. Bakeneye n'ubufatanye ku giti cyabo. Ariko urazi nk'abahanzi binaha habayeho gufatanya, uzi ko tekereza umuhanzi akoze igitaramo hano nimba harimo abahanzi nka 50 bakamujyana bakagenda, abo bahanzi bose bakaza bakishyura itike y'ibihumbi 5. Ubwo ayo mafaranga nangaye abantu 50 gukuba 5 ni ibihumbi 250 ahari 250 byansaye imibare yangira hasi 250. Noneho tekereza ibihumbi 250 uzi by'ubwabyo ayo mafaranga akemuye runini cyane muri concert y'umuhanzi. Urumva maybe yakodesha sound, yakwishyura location, muri ayo mafaranga yakodeshamo sound akaba yakemura, akaba yanakodesha location, cyangwa se agakodesha sound gusa, cyangwa agakodesha location. Urumva abahanzi bagenzi be baba bamusapotenze bigaragara. Noneho wibaze baramutse babikoze bakabigukorera uri umuhanzi mugenzi wabo, biba bibaye ideni nuko nundi nabikora nawe bazabimukorera, nundi ni gutyo. N'umubosi wenda wateye inkunga igitaramo intebe 50 abari nyinshi yabonye muzicayemo, ariko nanone agaciro kiyongera. Maze iminsi mbona mu minsi yashize hano amaklub arimo arakora cyane. Ariyo nabonaga ruguru kuri Nesi ayita Embassy. Embassy yari maze iminsi iri guperforminga cyane, itumira abahanzi. Hari iri hariya iyo bita Ibiza Resort. Urumva hari na Mars, hari na Cascade. Urumva ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byafasha abahanzi bacu ibikorwa byabo bakora bakagereza kubona income. Ariko ikibazo kizamo ujya gusanga ukabona batumiye abantu b'i Kigali. DJ Yanga niwe ari kumbwira ati ese n'amaklub abo bahanzi ntibayajyamo ngo banamenyanye n'aba DJ baho. Urumva nyine uvuze ahantu bari gukora bacuranga imiziki, ariko ugasanga nta nazi neza, nta nubwo azi n'umu DJ wa Embassy cyangwa wa Ibiza cyangwa se wa Cascade, kandi uri umuhanzi ukora indirimbo, kandi uwo muntu ugomba kumumenya kuko abacuranga indirimbo agacurangira n'abantu benshi. Urumva nk'icyo kintu cyo kuzana aba artiste b'i Kigali ninaha abahanzi bahari. Ako nanone ntago twa blaminga
ba nyiri izo club cyangwa se utubari. Urumva ntabwo yajya kuzana umuntu udakora kandi utaramwinjiriza nawe akeneye iyo income, nawe akeneye iyo income. Urumva niyo mpamvu agenda akazana abari kuri standard, abari kuri chat kabisa, abari kuri chat, abari kumva. Kurumva ntabwo wambwira ngo umuhanzi w'inaha aheruka indirimbo nyuma y'imyaka 3 ishize ngo ujye kumuzana uzabone abantu hari abari gusohora indirimbo buri kwezi, biragoye cyane. Bura ntibigutungure uriya muhanzi wacu M Zaid bamutumiye nko muri Mars ikuzura, kuko afite indirimbo nziza rwose, active kabisa. Bura nk'umumanager utari uriya mwana mufate ntabwo yamuhombera. Cyane M Zaid kabisa ari imbere, arabizi nyine iby'umuhanzi asabwa byose arabyujuje. Ni kwa kundi inyenyeri bitari yaka ariko ameze neza. Reba nko kubura ujya mu muziki hari ndafite n'undi mu baby bita Joshari. We turaturanye yarandamuzi cyane. Reba urumva nyine mu artiste nkuriya ni munini cyane muri uyu mujyi Mailo, buriya ni munini cyane ku buryo mu minsi ishize twari turi kumwanga haranje aravuga ati umuziki urahenze kuwukora birahenze, ariko nanone twebwe nk'abafana ibyo ntago biba bitureba kuko uba waragiye muri business uzi kandi ugomba gukora. Nusubu wafungura shop ukajya umara icyumweru udakora, hari undi uri gukora muri shop buri munsi, abantu bazategereza ngo uzaze ufungure bakugurire cyangwa bazagurira wa wundi bahita bimuka ako kanya. So rero gusa nyine bigatera ubwoba kuntu nyine akomeza kuba munini atanakora bihoraho, ariko ugasanga n'ubundi sinzi ikibazo kiri muri music industry y'ahantu. Music industry yani Musanze ikindi kibazo mbonamo, abahanzi bacu ntago bakora umuziki biri professional, ntago bakora nk'akazi, mbona bawukora nka enjoyment. Ni enjoy umuhanzi araza aririzinga indirimbo imwe itagenda yiryamire, ntayimenyere promotion, ntayikorera iki. Iyo yageze i Kigali kuri televiziyo y'u Rwanda aba yaciye bira wapi rwose, ahubwo se bimeze nka kwa kundi nyine umuhanzi abahawe award y'indirimbo, kandi nabwo iyo award wayihabwa uba ugomba gukora ko byagenda kose. Urumva inaha dufite amahirwe menshi kuko umujyi wacu uri gutera imbere umunsi ku munsi. Urumva niba hari kuza izo za Marisi, Ibiza, byagaye abahanzi motivation yo gukora cyane kugira ngo ni platform nziza yo kumenyekanisha ibihangano by'abantu. No kugira ngo ayo mafaranga ari gushora mu muziki hagira yagaruka cyane. Bibe byanama motivation yo gukomeza gukora cyane, kuko urumva ntabwo waba udakoresha imbuga nkoranyambaga ngo umuhanzi w'i Kigali azakumenya. Ntabwo biragoye kuko urumva reba nka gutya nka Diamond kuno Jason Derulo yamusabye korabo kwira ndirimbo yiwe, nuko yabashe kuyibona yamugezeho. Kandi ikindi uretse n'ibyo ngibyo n'umuhanzi ajya kuguha korabo, umuhanzi munini ajya kuguha korabo anarebye n'ibikorwa byawe. Amanza gusura account zawe arebe se uyu mutipe ameze ate, arakora bimeze bite. Ubutaha uzagire gutya wereka ujya kuri buri channel ya buri muhanzi w'inaha urebe igihe aheruka kwa uploadingira indirimbo byagutera isoni my brother. Ariko nuri yabita Clemy umwana ashobora kuba akora umwana ati ni Clemy umwana. Clemy arakora, sibyo ko nyine nawe management ye ni ibibazo nyine bya bindi nakubwira, ugasanga sinzi aheruka gukora indirimbo mu matora. Ira yari indirimbo y'akazi ntago yari indirimbo ntago nyine ni indirimbo y'amatora nyine, ntago ari indirimbo yahora playingwa buri gihe kandi n'amatora yararangiye. Bifite igihe cyayo ubwo kugaruka nyuma y'imyaka ingahe zongera garuka umusaza agiye kongera gutanga indi noze. So rero urumva gusa kubikorwa nyine Clemy mu bakobwa b'inaha buriya ngenda namushimira cyane. Clemy numwe mu bakobwa batigeze bagivapinga umuziki w'inaha.
nyine bakomeje yarakomeje aho abandi baza bagacika intege agakomeza agakora, ameze nka Kevin Kade ubu ngubu. urabona Kevin Kade abo bari bari kumwe benshi bagiye bagenda bacika intege badakora Davis nawe ari kugenda asigara gake gake. Kevin Kade amaze kumukubita intege kuri aya mutipe ubona ko abikora nk'akazi, akubikora byitangiye, promotion akazimenya cyane. Ko na Clemy ubushize ndatekereza yari amaze iminsi ari gukora, afite indirimbo ahubwo ni ukuzamutumira ukamumaza ikintu cyamuciye intege kugira ngo arekeraho gukora. Ariko Clemy, niba uri kundeba ngo ukeneye muri studio za MSA Plus, uzi utuganize utubwira ati se bimeze bite, tubwira ati byagenze bite, bigeze aha, turi mu mishinga ine, turi gukora ufitiye imishinga mw'iyi minsi, tuyimenye tumenye ati bimeze bite. Abanzi bacu dukeneye kubakebura, nimuhagurukire imbuga nkoranyambaga, muzikoreshe muzibyutse, ntabwo mwazifunguriye kuzisinziriza. Niba erega inaha hakenewe ibintu byinshi, umuhanzi akeneye buriya Bruce Melody niyo nemera. Bruce Melody azi showbiz cyane. Bruce Melody ni mubi cyane. Bruce Melody azi showbiz cyane mu Rwanda. Reba nka kariya kantu The Ben yakoze ko gukurura ishanga. Yes. Bruce Melody agahita agashyira mu ndirimbo. Nyine Melody we akora buryo ki arahora kuri chat, ahora avuga. Bruce Melody ni umuhanzi w'umuhanga cyane ariko ku buryo nyine utapfa ubu ngubu abandi bahanzi yabateye inshuro cyane, uretse nyine nkaba The Ben baba bafite community iba supporting, ariko Bruce Melody n'ubundi still aramugira cyane, ariko umudomina cyane. Bruce Melody arakora, ni umukozi, ni igitangaza nk'uko abyivugira, cyangwa se Munyakazi nk'amazina yiwe cyane. Hanyuma se ubona nk'inaha ubona ari iyihe mpamvu, cyangwa se no muri Kigali mu Rwanda, just mu Rwanda ubona ari nk'iyihe mpamvu hip hop itadomina cyane nka R&B cyangwa se izindi mbuga? Hip hop usanga umuhanzi ukora hip hop akora cyane pe, ariko ugasanga sometimes ntazamuka, ariko umwana uri kuzamuka araza kubite aka R&B kamwe iteka boosting igihugu cyose. Ariko buriya nibyo byabende twavuze, uburyo umuntu yiselingamo, uburyo umuntu akoresha social medias, nta muziki utazamuka burya ntibazakubeshya. Aho zikobora muri ahubwo abantu ba hip hop bo baragenda nyine bakarapa, akumva ko nyine nawe bihagije atagomba gukora promotion. None se iyo urebye nka mbarumbwire nk'umuraperi ubona kuba adakora ibintu, ubona wakagombye kuba ari mu mwanya wa Bruce Melody basi urumva wamukurahe? Byose ushaka Bruce Melody akore cyane umuraperi aba ari we Bruce Melody, yaba ari n'umuraperi n'ubundi abahagarariye umuziki nk'uko bimeze. Kurumva nese nk'aba Pifra ushaka gusana nayo kumva nkoranyambaga ze nawe baheruka gupostinga. Uretse no gupostinga n'indirimbo ntayiheruka, ubu usanga atanayiheruka. Bamwe na bamwe kubera no kutaziperforminga cyane bagenda banazibagirwa cyane. Sinzi narabonye mu gitaramo cya The Ben no bita Kate Kavuyo, indirimbo ze zaramunaniye neza. Aravuga ati twe turetse biranze, arabyivugira gutya. Kiraba ari igisebo giteye ubwoba ku muntu Kate Kavuyo umurape no iriya rero niyo shusho y'abarapera ubundi nabo ubwabo barayitanga, ugasanga nigeze gushutinga indirimbo ya Bulldog. Yes. Lyrics ze akazibagirwa kabisa. Ibintu yanditse, ibintu yasohoye mu nyina akabyibagirwa. Baragorana cyane. Urumva abaraperi nabo baba basikeneye discipline y'abaraperi, usanga iri ikemangwa cyane kandi nabo bagakomeza kwangiza iyo shusho, nyine bagakomeza kubyerekana ko ari gutyo bimeze. Uvuze kuri discipline itanibuka ikiganiro uriya Green Pie ukabakorera muri The Choice Live na Philipita,
akoresha amagambo atari meza cyane yo kuba wavugira kuri mikoro nk'umuntu ukuze, nyine uhita usanga ari ikibazo, disipurine yabo iba iri hasi cyane. Hanyuma se tubona ari nk'igiki gituma abahanzi binaha basa n'abazamutse bagahita bajya i Kigali bakaducika? Turabura iki kugira ngo tubagumane natwe tuvuga ati tugiye kubaka umuziki wacu? Ngewe ku giti cyanjye umuhanzi yagiye ntacyo bitwaye, kugenda buriya nta kintu bitwaye ko bagiye kwagura ikibuga, ahubwo agiye kwagura i Kigali, i Musanze yahaguye bihagije, icyo nicyo kibazo. Ese ashatse kujya kwimenyekanisha i Kigali, i Musanze ho baramuzi ku buryo ari kumva ko byabaye akajya i Kigali? Ni hahandi bageraho ugasanga birino bitangiye no kwanga, aragarutse kubera iki? Kandi yanagaruka akagaruka ari wa wundi wagiye nyine akagaruka natwe tutamuzi. Kubera iki? ntago ngiye gushora amafaranga mu muhanzi, inama ya mbere namugira ni ukumanza agakora promotion muri quartier y'iwabo. Yes. Ko quartier bituwe n'abantu hafi haba harimo ingo nka 200-300. Izo ngo ukazivamo ukajya mu umudugudu w'iwanyu urimo ingo nka 500, ukakumenya, ukajya mu akagari karimo ingo bakakumenya, ukajya mu murenge bakakumenya, ukajya mu intara ikakumenya. Ni kuvuga ati nakomeje. Naho kuvuga ngo ukoza indirimbo wisugi i Kigali se hano Musanze wakoze iki ku buryo aba Edus Softmine ntitwamenya ngo barengeye abantu nk'aba cyakoza Bruce the First waracyakora ameze neza. Bruce the First si umunyamusanze hari ameze neza umunyamusanze, ariko nawe twakoranye no muri Stone Island hariya ariko nawe amashoot, ariko nawe tekereza Bruce the First naza kuri gitaramo hano Musanze, abantu benshi ntago bamuzi nk'umwana w'i Musanze. Musanze yakagombye rero kuva hano Musanze, yakagombye kuza akavuga ati hano Musanze niho mu rugo, reka mbanze mpubakirize manze n'ibikorwa byanjye bimanze bishikame hano, ku buryo azajya agera i Kigali yagaruka inaha bakamusapotinga nk'umwana wagarutse mu rugo. Yes, umwana cyane rwose. Ni kwivuko rero nicyo hadukorera cyonyine, tuhakura support ituma tugenda dukomeza imbere. Akora nibyo twavuze tugitangira ikiganiro cyacu, abahanzi bacu igituma bacika intege nanone kuba akora igihangano nyine bipasa muremure, habaho kwipasa muremure. Yakagombye kureba agashyiraho strategy. Ese ukoze indirimbo, nge narababonye mbona ba Bex na ba BNS bakikorera ibihangano byabo byiza kandi kabisa, agahita aterura akajya i Kigali byanze bikunze avayo akoresheje amafaranga. Promotion hari muziki urahenze, ntago ni business, abantu bose babonye ko ari business. Urumva ugomba kujyamo rero uzi n'ibyo uri gukora, ukagenda ugakura media tour muri Kigali, n'ubundi ukagaruka hano Musanze. Hano Musanze nta kintu wahakoze, uzamuka ngo bizaza bivuye i Kigali n'undi ugarutse natwe tutakuzi ukiri wa wundi. Ba Bex barabikoze, ba Clem barabikora, ba Meido barabikora, gusa nyine nuko n'ubundi baba basanzwe bafite amazina nk'abo ngabo, ntago biba biteye ikibazo cyane, ahubwo abandi batekereza gutyo ugasanga ahise agenda arajampinze agiye muri Kigali ngo agiye muri media tour iramutwara amafaranga. Yakagombye kuba ari gupushinga ibintu bya hano Musanze, akazenguruka ku bantu bose bafite aho bahurira n'abantu benshi, akaza akamenya ngo nose Kazungu ka boss akoresha social media. Yes. Aba yibereye hehe? Hakurya hano ahangaha muri Musanze. Yes. Sibyo? Ariko social media ye ikamutunga kandi akorera hano Musanze. Uvuga ngo hano Musanze turamuzi, n'abanyakigali baramuzi. Yes.
ibyo ngibyo bifasha iki? Bifasha bakagombye kureba bakareba social media za Kaboss kavuga ati umusa hari n'abanzi batazi ko Kazungu Kaboss ari n'umunyamusanze batazi manze batanamuzi kandi uramutipe simnandi kubwira ati dufite gahunda yo kujya kumureba kubera ko social media ze zirakora cyane turazikeneye kugira ngo zidupushinge mu bikorwa tugiye gukora. Mboneraho no gutumira abantu abadukurikiye kuri tariki 22 zo ku kwezi kwa kabiri dufite zikonke zabirimo abahanzi abanyarwenya batandukanye. Hazaberamo ndi impano finali ya ndi impano, haza bari abana bari guhatanira amafaranga n'amarushanwa yo kuririmba nayo azaberamo nk'akandi nk'indi segment nayo twazanye muri zikonke. Ese bura muri ndi impano ko nabonye mwibanda ku muziki cyane, yego nta zindi impano zabashe kuboneka muri ndi impano? Oya, impano zirahari nyinshi, ahubwo nuko irushanwa riba ryahisemo igisate kimwe. Ariko impano zirahari nyinshi kandi Musanze ujya ureba abaraperi barimo, abaririmbyi barimo, abantu bashaka kureba bajya kuri YouTube channel ya Ndi Impano tubone Musanze ibintu byose turabifite ari Musanze, ariko ugasanga abahanzi binaha nta kintu abamarira kandi yakagombye kubafasha. Nimba bategereje kajya kubareba ahubwo abasanga iyo bari simbize. Nk'ubu twagasabye Fizo Mason, niba isohoye indirimbo menya ko yaguhenze kandi ukeneye ko umusaruro menya ikintu, menya promotion yayo. Nk'uko uvuga ati ngiye gusohora indirimbo, ndareba producer audio, ndebe na director video, bankorere ino project yangena. Menya ongeraho n'ikintu cya promotion, kuko nta promotion niho kuba wa boostinga biragoye. Sinzi gusa abahanzi b'Umusanze usibye ko igihe tumaze tunabivuga bamwe na bamwe bajya bavuga ati uko nukuri dukeneye byinshi nk'ibyo ngibyo, nabo barabyumva kandi bari tayari yo kuba bakora. Ariko ngewe ntago kumentioninga umuntu kiretse ndi kumuvugaho ibitagenda neza, ndi kumuvugaho ibindi bifite aho bijyanye na showbiz. Ariko mu gihe waje ukajya kuri nuza kuri spotlight, ni ukuvuga ngo uba watanze uburenganzira bw'uko icyo uzakora cyose kizavugwa. Ibyo nibyo nabonye Disclaimer mu kanya arimo arabifinga Bruce Melody. Bruce Melody bare kumuvugaho nyine kuri ndirimbo yakoranye na Joboy, avuga ati aragenda akifatira abantu bazimya bari bazana, biramubabaza cyane. Disclaimer avuga ati niba utifuza kuvugwa iyo muziki yawe ugiyumvira iwawe nyine, ubundi iyo wageze kuri spotlight emera ko ugomba kuvugwa. Wabaye umustar. Hari bamwe rero usanga babavugaho ugasanga bibaye ibindi kandi niyo watanze rugari rwo kugira ngo uvugwe. Cyane nuko tutari kubasebya, turi kuvuga ku bijyanye na business yabo, ntago tubinjire mu buzima cyangwa natwe akaniko kazi iyo bigaragaje nibwo akazi kaboneka cyane. Abahanzi binaha rero nibakore cyane tubone icyo tuvuga, cyangwa se mu kimwe niba batabishaka ubwo tuzatwitangira showbiz yo mu karere. Abinaha turabakeneye cyane ko bakora. Umuhanzi Josh ariko yazamutse neza, byagenze bityo. Josh nyine nawe ubwo yageze mu kibuga kiragorana, ari umubebe myiza rwose. Mu minsi ishize twakoze na Madarlene, aravuga ati twebwe nk'abakobwa umuziki uratugora cyane, umuproducer abashaka kugorana, umunyamakuru agorane, kandi ugasanga bose ntiwabacaho. So rero ugasanga nyine nabara abana bagacika intege. Hari igihe aza akabona ayo masiporo ari gukenerwa, akavuga ati si buno buzima nzabuvamo, akabona byabaye too much, agahita asimbuka kabisa. Hanyuma se abahanzi bina umukoro twabaha rero bongere babyutse imbuga nkoranyambaga zabo. Ikiganiro gikurikiye uzaze pointing imbuga, hari n'abaturage baba batazi nabo bazifite.
kubera ko baba batagize uruhare rwo kuzimenyekanisha cyane, ahubwo hajya habaho urutonde rw'umuntu ukoresha social media cyane, kandi umuntu anapointinga avuga aba followers n'abaki n'uburyo bakoraho. urumva dukeneye kuzamura showbiz y'i Musanze. Showbiz y'i Musanze ikeneye aba managers, icyo nicyo cya mbere, kandi mu manager ntabwo azakumanaginga atakubonye. Manzi umwereke uruhare rwawe, manzi umwereke uruhare rwawe kugira ngo nawe najya kumanaginga avuga ati uyu muntu ngiye kumanaginga yanyeretse ibi. Yego cyane. Icya kabiri dukeneye aba bloggers, nkanjye nge ndi umubloga, dukeneye n'abandi nka 5 benshi niyo banarenga. Akura i Kigali bimeze, hari aho bita ba Joby Joshua bakorera kuri 155 AM, dufite abo bita ba Pronation, dufite abo bita bano ba Kazungu ka boss, ba Didumba, abantu nk'abo turabakeneye cyane bashyushye showbiz yacu. Yego cyane. Icya gatatu dukeneye ibitaramo. Ese kera ko ibitaramo byajyaga ubona byaragenze bite wana? Ibitaramo biraba, none se sinababwiye ko zikonkera hari mu maklabu baratumira buri munsi. Ejo bundi muri Mars hariyo Zio Trap, nimba ari Zio Trap sinzi. Nabonye afishe. Ibitaramo birahari, ahubwo iby'abahanzi b'i Musanze ntabyo. Bakeneye gukora cyane kugira ngo tubabone Fizo n'ubundi still. Urumva so baba bakeneye gukora cyane kugira ngo urumva aba managers bayo maklabu bajya gutumira b'i Kigali ko babona ko nta kintu gihari. Abahanzi bacu bakeneye gukora cyane kugira ngo nabo twongere tubabone, twongere tubavuge, tubasupporting uko bishoboka, then nabo bagaruke kuri spotlight. cyane. So rero tugana ku musozo w'ikiganiro, icyo nababwira cyo n'ubundi still wa muziki wacu w'i Musanze ugifite ikibazo, tuba tugomba kuvugaho ibyo wumva wowe biba tuba tutavuzeho cyangwa se tuba twagiye ku ruhande. Andika muri comment nawe utavuga ati ntabwo bimeze, umuziki umeze neza ahubwo muri kuwusebya. Comment nicyo zibereyeho, kandi comment zanyu turazisoma, tunashimira abakoze subscribe. Niba nawe utarayikora kora subscribe, ukore like na share, utere na comment utubwira aho byagenze nabi naho gukosora, byose nicyo comment zibereyeho cyane. Kuko ubundi wajya bavuga ngo umutwe umwe wegira inama yo gusara, ntabwo wegira inama. So rero dukeneye inama zanyu n'uburyo mwifuza ko byagendamo. Nimba ubona bitagenda neza, tanga igitekerezo. Urumva uyu mujyi wacu ni umujyi wo gutera imbere umunsi ku munsi, dukeneye showbiz iri hejuru. Ntabwo ari abahanzi gusa, dukeneye abafashioniste, dukeneye cyane. Niba ubona ukuntu The Trainer akora, uraza umurikira ibikorwa byawe cyane. Nk'ubu Fizo Masori ni umuhanzi, ariko anabafasha design. Nawe akora fashion design, ahanga imideli. Sibyo nakaba yambaye n'imyenda iriho brand. This guy man ntabwo nicyo muvugaho, ariko music industry yangaha nawe arayiharanira cyane, arayirwanira, arayikorera cyane rwose. N'abandi bamwigireho, nawe tumuha umukoro wo kubyutsa imbuga nkoranyambaga ziwe kugira zikoreshe. Tuvuga ati Fizo Masoni afite Twitter iri gukora, Fizo Masoni afite Instagram iri gukora. Tujye tunareba tuvuge tuti uyu munsi amakuru Fizo ya postinze iki, aduha amakuru yavuze iki, tuze hano uzabikora umuntu uzatanga amakuru ntavugwe, ubwo itangazamakuru muzaba mufite ikibazo. Meira duha amakuru, Kremi yaduha amakuru. Aba manager ariko barekeraho gufata abahanzi ngo babashyire mu ngo zabo. Ako kantu baje muri business y'umuziki, urukundo rugahita rujya imbere. Yego ni byiza, mushyire mu rugo, ariko namureke akomeze kariyeri. Buriya kariyeri ni ikintu gikomeye. Aho nzakabaza Kremi nimutumire ejo bundi na Darle na Ama, ndi mbebe ngo ubu ngubu uri gukoresha Ama, nawe manager yaraje papa igikwe. Ariko hari akandi kayo nabonye, hari abasista meruka kubona, meruka kumva kuri Musanze, radio Musanze, muri Star Focus. Umuraperi
abasista babiri ngo bakore ibiboro byo guteka kuri ibiboro byo guteka nka kuno nyine Uncle Austin yaje Uncle Restaurant Clapton Kibonke yaje kuna bafite nari ngo Sike Rice nayo ibyo bintu barabitangiye ko nabone n'abahanzi bado ni igikorwa cyiza ntago ari Clemina nuze se ndumva ari abangaba ni umwana na Sister Jam n'ubundi na Sister Jam nawe ni igikorwa cyiza nawe sinzi kuntu sinzi nawe nukuzamutumira tukamubuka oya ndamutumira vuba ariko idanje Abuba twasoza kadusoze turabashimiye twahoze tubashimira so bless up Imana ikomeze ibishimire ntabwo twarangiza tutifurije abantu umugisha babashije gufata umwanya wabo bagakurikirana ikiganiro umuntu ugeze kuri umunota wese kabisa yumve ko ari umuntu wa danje ya supporting kabisa ntabwo abantu mukomeze mudushyigikire natwe turi hano kugira ngo dushyigikire umuziki wacu w'inaha no mu karere ibiganiro byacu MSA Plus nakagaruka njye mwaye muri kumwe ni Kevin Pro ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram Twitter na TikTok ugiye uhita umbona kabisa n'ibintu byoroshye nari kwe na mugenzi wanjye ni Abuba Mzazi nibisanzwe nanjye nuza social media zanjye ni Abuba Mzazi hose ni Abuba Mzazi ikiganiro ni MSA Plus nayo social media zayo ni MSA Plus Instagram ni MSA Plus Facebook ni MSA Plus YouTube ni MSA Plus murakoze cyane rero ikiganiro cyacu nakagaruka bless up